kandi kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubona namwe ndetse n'uburinzi bw'Imana burusheho kubana namwe aho muherereye hose. Turakomeza rero n'uku kwezi nk'uko mwabibonye turi mu kwezi ko kuvuga hejuru y'umwete hamwe n'ubunebwe. Turabivugaho ntabwo twareka kuvuga hejuru y'uturwanya nk'uko mubizi Satani n'abamuyobotse abadayimoni n'imyuka mibi yose tuhangana nayo bafite umwete mwinshi cyane mu kudurwanya, mu kuduhagurukira, mu kutubuza gusingira no kugera ku Imana yatuvuzeho. Ntabwo ari amagambo mashasha, dusanzwe tumenyereye ijambo gukorana umwete, gushyiramo umwete mu byo dukora, ndetse n'ubunebwe turabumenyereye, bamwe tubana nabwo. Ubundi ubunebwe nta muntu Imana yaremye kugira ngo anebwe. Yawe mu mugambi w'Imana twese Imana yaturemye, biturema dufite capacité zo gukora no kuba nkayo. Mu magambo make, Imana turemye mu ishusho yayo kugira ngo dukore tube nkayo, tugire ibintu duhindura, tugire ibintu turema, tugire ibintu dushiraho ku byose. Intego y'ubunebwe ni ukudukurura, intego y'umwete ni ukudusunika, ni imbaraga zigusunika kugira ngo ukore ibyo usabwa gukora. Rero ubunebwe nabwo nazo ni imbaraga, ariko zo ziragusubiza inyuma zikakugumisha ahantu hamwe ntugire iki ugeraho muri iyi si. Rero nk'uko twari turabivuga, Imana yaturemye mu ishusho yayo, natwe hari ibyo twakora, hari ibyo twahindura, hari ibyo twashyiraho, hari ibyo twazana, hari ibyo twavumbura, kuko twaremye mu ishusho yayo. Rero birashoboka cyane, ariko abantu benshi hano ku isi basa nk'abaherekeje abandi, basa nk'abaje kuzuza umurongo. Hari uburyo bwinshi twavugamo, abantu benshi bisanga nkaho bari ku isi ariko batagombye kuba bayiriho. Ariko nta muntu uri ku isi atakagombye kuyibaho. Turi ku isi kandi Imana yarabyemeye ko tuyibaho. Imana yarabyemeye ko tuyibaho. Inzira yose waba waranyuzemo uza ku isi, yaba mu buryo ababyeyi bibatunguye cyangwa se bitabatunguye babitekerejeho, ibyo byose ntabwo nabyo twatindaho. Igikuru ni uko uriho, rero ugomba guprofita, kuba uriho ugomba kubinezererwa, kumva ko ufite agaciro, kumva ko hari ikintu wakora hano ku isi, hari ikintu wahindura, hari ikintu wagaragaza, hari ikintu wazana, hari ikintu wavumbura, hari ikintu wakora cyakoreka kuko uyiriho. Rero dukomeje kuvuga hejuru y'umwete, umwete uva mu gusobanukirwa impamvu uri hano. Wamara kumenya impamvu uri hano ku isi, bigatuma ukora kugira ngo usohoze cya kindi cyatumye uba hano ku isi. Ugashyiramo imbaraga n'umwete mwinshi cyane kugira ngo ushobore gukora icyo kintu.